Stefano arasaba Nyiramariza kumugira imbabazi akamukura mu bibazo arimo. Kwa Filipo bo baritana abamwana nyuma yo gutungurwa nuko Budensiyana yasamye. N'urunana. Kandi ibi byose ni wowe Fili. Ngo iki? Byose ni wowe wabiteye rwose. Ibiki se Budensiyana? Ibi bibazo ubwo surakomeza kubaza icyo yobewe ni iki? Ubu si we watumye asama indi nda? Sha byihanganire nyine nuko byagenze. None se twagira dute? Ngaho mbwira, ni gute nzagira uruhinja mpetse rutari rwanarenza amezi 6 nkagira n'iyi nda ntwite? Ubu urabona bizashoboka koko? Bude nuko byagenze nyine nta kundi. Nuko byihanganira kandi bizashoboka, sibyo? Uko byagenda rwose rero ni wowe ugomba kubyirengera Fili. Kuki se ari njye ubigerekaho? None si wewe wayinteye. Ariko nawe ufitemo uruhare Budensiya. Mbifitemo uruhare se noneho nige wayiteye. None se we wanze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kandi bari babitugiremo inama ko ugomba gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ukimara kubyara. Mana we, tekereza nyuma y'amezi 6 gusa mbyaye nkaba mfite indi nda. Ariko nyine no kuri hanganishere. Nta kundi rwose twabigenza tugomba kubyakira. Oya nge rusimbizi. Ihanganye rwose n'ukuri. Ikimpangayikishije kurushaho rero nuko numvise hari abagore bavuga ngo iyo umuntu asamye indi nda cyonsa ngo abagomba guhita hagarika konsa wa mbere. Nibyo? Simbizi niba ari byo cyangwa atari byo. Hangana ariko. Ngaho tekereza ukuntu ngiye gukura uyu mwana kwibere kandi aribwo twari tukimutangiza ifasha bere. Ubazakura neza tonka koko. Reka rero tubanze tugishe inama umujyanama w'ubuzima, sibyo? Ikoze Nyiramari. Ndabona ugicumbagira gacwawe. Ntacumbagira sugira ngo sinababaye rikomeye tate. Ya papa. Ahubwo niba n'ubu ndashobora gucumbagirira ku kibando. Undi sugira ngo akakaguru nashoboraga kugakandagiza hasi. Cyakora nyine komeza wihangane rwose. Dore ubu nyine narinyuze hano iwanyu ngo ndebe uko waramutse da. Ntakuramuka ntako. Nawe abyirebera. Gusa Stefano nagendera ampemukiye. Ahubwo se Nyiramari, waba warabashije kujya kumusura aho afungiye kuri kasho ngo tubwire ku makuru ye? Ko kugira gute? Kumusura. Musura se musore biki? Azisure. Yagira umutima w'umuntu Nyiramari. Ushaka kandi ngiye gusura umugabo wawe rwose Nyiramari ndakwinginze. Niko. Kuki atawongera ubwo yampanyagura kukuguru? Niya rero umusuye niba wamenye kiri ku mutima we. Erega ngejo wundi nagiye kumusura nyamara ari guhinduka. Nuko arakase. Nukuri pe. Nyine twaramusuye aho afungiye kuri sitasiyo ya polisi. Turabonana rwose. Nuko aratubwira ngo tuzagusuhuze. Yego ye. Ariko aratubwira ati rwose muzasabira imbabazi. Stefano aragusaba imbabazi rwose Nyiramari. Nanjye nakubajije nti kuki wategeza mbabarira ubwo yankubitaga nk'uko nguko. Nk'ukubita inzoka. Nyine aricuza. Nukuri ureba uko wajya kumusabira imbabazi amurekure. Ntazo nzamusabira rwose tate. Nahame yumva ingaruka za buriya bugome bwe. Nabanze yumve ko umuntu ari nkundi. Nikomeze. Ubwo se koko urakomeje Nyiramari? Ntakomeza se. Uzamureka bamukore idosiyo bamumanure muri za gereza zepfo? Bazakurikiza itegeko. Ewe usiko twari tugonganye wan. Ese wiriya ni wowe burya? Mwana mbabarira rwose sinari nakubonye. Biratangaje rwose. Ubuze wumvaga ntagarere kuri nyuma koko pete. Wapi, buriya rwose nubwo ubona ntwaye igare umutima wanjye urahari. Ureba nari mpindukiye nsubiye aho mvuye kandi nta mpamvu yaritumye mpindukira. None se uratekereza iki cyagutwara ibitekerezo? Ahora n'iki sha wiriya? Ubu mfite ihurizo riteye ubwoba. Cyure ufite ikihe kibazo? Ariko sinjye. Aya ntabwo ari njye rwose. Ahubwo hari umuntu wantuye ikibazo afite.
ariko bamugani reka nawe rwose mugisha inama William. Ariko nyine hari umuntu rwose yambwiye ko afite ikibazo. Ngo ni ikibazo ariko gikomeye William. ngo ikihe kibazo se kandi? Reka mbigutekerereze ungire inama nako ugira inama uwo muntu nzayimugire. Mbwira nyine. Urumva ngo yagize arya mu minsi ishize aba ari inyesebuye n'umukobwa w'inshuti ye. Ngo agira ate? Aryamana n'uwo mukobwa w'inshuti ye nyine, urabyumva nawe barya ibinyoni. Utambwira ko yamuteye inda we? Oya, ntabwo yigeze amutera inda, ahubwo nyine ngo nyuma yo kuryamana nawe yatangiye kujya yumva rwose yokera ku gitsina cye we. Rahira rero. Kuko ibyo ni ibiki? None ubu rwose aho bigeze igitsina cye guhera ku mutwe cyose cyabaye ibisebe gusa. Cyorere ibana wumve ngo birakomeye biteye n'ubwoba. Nyine ubwo nawe impamvu yabyo nako yambwiye ngo yewe impamvu yabyo. Ahubwo se ntibishobora kuba ari imitezi we? Ayiwe have w'inkuru umutima William, have rwose. Njye ndumva nyine ari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ishobora kuba ari imitezi tu. Mana we, tekereza nukuri aramutse ari imitezi yanduye. Ahubwo se kuki batakoresheje agakingirizo? Agakingirizo se? Erega buriya bashobora kuba baragendeye ku cyizere tusinzi. Icyizere gutari? Niba umutipe kwifata bimunaniye kuki atakoresheje agakingirizo? Buriya bashobora kuba bari bizeranye. Oya rwose. Ahubwo se ubwo we ndakumva, niba yagize ibyo bimenyetso by'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, sida ntiyaba yarahanduriye we? Uzi ko ariko nabyo byashoboka iyo baba we, ahubwo se ko bikomeye. None mva man, ushobora gukinisha ibintu gutyo ugahita uhandurira indwara nk'imitezi, mburugu, sida, kandi ugahita utera umwana w'abandi indi mburagihe. Ewe data we, noneho nawe uri kuntera ubwoba. Nako uwo muhungu rwose ntagiye kumugirira impuhwe. Ubu se koko umva, njye ibintu nk'ibyo rwose bari isomo kuri njye. Nawe nizere ko ibyo byabaye ku mushuti wawe ari isomo kuri wowe. None se we wamugiriye inama kuri ibyo bisebe rwose byatangiye kuzuye igitsina cye? Hari indi nama se usibye kujya kwivuza ku kigo nderabuzima? Mama Ganza, ndakumva Kante. Hanze hari umuntu ugushaka. Ngo umuntu ushaka? Ninde? Anonsiyata umujyanama w'ubuzima mu mudugudu ngo aragushaka pe. Ego mana, genda umubwire ko ntari nava ku kazi. Uti ntiyari yazi. Ego ko. Kandi namaze kumubwira ko hari Mama Ganza. Mwana yanjye we, ubu se ubimubwiriye iki koko Kante? Hari ikibazo mufitanye se? Oya ntacyo. Ubuse ko ndagenda mubwire ngo ntiwari watakaye, namaze kumubwira ko watakiri hano mu rugo. Nta kundi reka ngende muvugishe, gusa ariko ndananiwe. Ego, mbese burya nimwe mwashakaga Nonsiya? Noneho Kantengwa ntiyakubwiye uwagushakaga? Harambwiye gusa ngo hari umuntu ushaka, ariko ntiyambwiye uwo ari we da. Ninjye wagushakaga bude? Ni ukuri murakoze kuza kudusura. Yewega. Hari amakuru namenye rero. Makuru bwoko ki? Ubu uratwite. Ngo iki? Si byose? Ariko jye narumiwe ni ukuri. Ubwo ninde ugenda akwirakwiza ayo makuru? Nayakuye ku kigo nderabuzima. Ubwo rero nari ngo tubiganireho, tunategure gahunda yo kugukurikirana nk'umugore utwite. Umva, reka tureke ibyo ngibyo. Kubera iki se tubireka? Ntutwite se? Umva, ndumva atari ibintu byo kuganira. Kubera iki budeyi? Oya rwose Nonsiya mbabarira. None se gutwita ni ikibazo shaho budeyi? Mubwiye ariko ko atari ibintu byo kuganiraho. Nibyo ariko? Nibyo, ariko sinshaka kubimbazaho rwose. Kubera iki se budesiya? Nuko bimeze nyine. Ni ukwihangana nyine niba ari uko byagenze nta kundi. Ariko ntibigomba kukubuza gukurikirana gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. Gusa icyo nakubwira nuko ibyo gutwita byambayeho ntabishakaga. Nyine se si kwa kundi nabagiraga inama yo gukoresha gahunda yo kuboneza urubyaro ntubyumve? Ni ukubyihanganira rwose. Wa mubyeyi we, ntibyoroshye pe. Ubwo rero uko bimeze kose nyine uratwite nta kundi. Ariko rero ubwo wowe n'umugabo wawe Filipo mugomba gutangira gukora ibisabwa nk'umugore utwite, kandi na Filipo agakora ibyo agomba gukora
nk'umugabo ufite umugore utwite. aha ahubwo se koko nzabigenza nte? ubu se ngiye gukura uruhinja nasaga ku ibere koko? Kubera iki se? none se ubu nzakomeza kumwonsa kandi ntwite? ntibizagira ingaruka kuri uyu ntwite? Oya rwose nta kibazo. Konsa kandi utwite ntacyo bihungabanya umwana wonka. Uravugisha ukuri? Ni ukuri pe. Uzakomeza wonse kugira ngo umwana akomeze kubona intungamubiri akeneye mu mashereka. Ni ukuri. Kandi n'ubu utwite nta kibazo azagira igihe cyose uzaburya indyo yuzuye. Koko se? Mugi. Karame. Nuko urakoze kuza kunsura muri aka kasho kose mfungiyemo. None se ko gusura imbohe ari byo biranga umukristo, byari ngombwa ko nza kugusura rwose Stefa. Nuko urakoze pe. Uri natangiye gucika intege ko nta muntu waza kunsura muri ubu buroko. Ariko binsubije imbaraga rwose kubera ko mbonye umuntu nkamugisha rwose akaza kunsura. Nk'umukristo tugomba gusura imbohe rwose Stefa. Urakoze cyane pe. Stefa. Karame Mugi. Birababaje kuba ufunze. Kuko ubu ntushobora gutaha mu rugo rwawe ngo wisanzure. Hora wihorere wa mugabo we. Ariko uzi gufunga icyo ari cyo. Umugore yankozeho ariko zicuza. Ariko reka twumvikane Stefa. Ni ikosa ryawe. Yewe se? Wowe rwose. Ubwo ko gukubita umugore we kugeza naho umukomeretsa urumva ari byo koko Stefa? Wa mugabo we se ntangiye kubyumva pe. Urumva rero? Ndakumva. Ugomba kwicuza. Kwicuza byo ndicuza pe. Si amagambo gusa Stefa. Icyambere ni ukureka iyo ngeso mbi yo kunywa ibisindisha, ubundi ukareka kugendera mu bagore. Urumva? Wa mugabo wese rwose ndakumva. Oya byumve rwose Stefa. Kunywa ibisindisha, ubusambanyi, ibi bintu byose nta mwanya bifite mu ijuru. Ihane ni ukuri pe. Kureka akayoga se. Kureka ubusinzi. Reka inzoga mbese. Ureke n'izo nshoreke. Wihane kandi wakire n'agakiza. Sibyo Stefa? Ndeka se nyine. Ubwo turavuga ibiki? Ariko waretse imikino sha Pete. Gwiki? Shaka rwose. Reka gukinisha ibintu nk'ibyo. None uri gutekereza ko ibyo mubwira ari imikino? Urakina nyine. Nta n'isoni rega. Ubwo uzubabaye mfite ku gitsina. Kandi reka kubyihunza mute. Ni wowe ugomba kuba waranyanduje izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nyumvira ni ukuri. Waranyanduje se nyine? Genda, ahubwo niba ubwo ufite iyo mitezi ufite undi mukobwa mwaryamanye arayikwanduza. Ngenda arengana rwose nta mitezi mfite. Uri kumwumva di? Ubwo utangiye kubyitarutsa rero. Ahubwo njye namaze kumenya naho wakwiba ibirwara wanyanduje. Ngo iki? Niyeheze. N'isoni rega. Hajya wambwiye ko iyi telefone yatacu wayikuye hehe? Mbabarira di, telefone sigira imitezi. Umva di, uwayiguhaye ni nawe waguhaye ibirwara waje ukanyanduza by'imitezi. Nta n'isoni rega. Ndakwiyamye Pete, ndakwiyamye rwose. Yarayikwanduje yewe, yabiguhaye none nawe waraje urabimpa. None urashaka kuvuga ko naryamanye na marume. Se wayimaye iyi telefone se? Pete, unyise umusambanyi naryamanye na marume. Genda. Naho ugeze umnyita umusambanyi Pete. Bukeye bwaho. Ariko se Nadi, ndakuravugisha ukuri. Aho bumfasha yamengere ngendesha mu mujyi. Ukumva se bishoboka? Umfasha kuki bidashoboka se? Nguriza amafaranga asigaye urebe. Harya ngo urashaka kugira ute? Ndashaka ko nguriza amafaranga nkajya gusura Stefano hafungiye. Gusa icyo navuga nuko gusura imbohe igikorwa cyiza, ariko ibyo bindi rwose ndumva utabishobora. Niba birashoboka mujye. Nge ndamutse ngiye kumusura, yahita abona ko ndi umugore umwitayeho. Noneho ngahita nigarura umutima we wese. Komana, umva, urumva bishoboka Nadi? Uwe nguriza amafaranga gusa, ahubwo n'ibintu nashoboka ndamufunguza. Umva, cyakora bikoze. Cyaba ari igikorwa cy'indashyikirwa umukoreda. Yego nyine, namureka ko ndi umugore umwitayeho. Maze ukareba ko ntahita mwigarura wese uko yakabaye. Nyamara agasigara aririra mu myotsi we. None se mugore we ndakumva. Utekereza ko atakujya nkuko yagize Nyamariza? Buriya si ubupfapfa bwa Nyiramariza nyine ntabwo namera nkawe. Utekereza se ko Nyamariza arafungisha umugabo we ari ubugome bwa Nyiramariza? None ni ubwande. Reba we. None utekereza ko kuba agendera ku kibandara amakosa ye? Nese nayandi cyo nicyo ndi kukubaza. Kiza neza umugore we. Ushobora kuba waramukundanye kubera ko mutabana. Yakugeza mu rugo nawe akazaguhindura ingoma.
we nyiguriza amafaranga yewe ibindi uzaba ubireba. none se muga uyu munsi ntujya ku kazi? oya ndakora nimugoroba, niyo mpamvu uje kwisokoresha nta mwanya naherukaga kubona, ahubwo ntunganyiriza vuba hari ahantu ushaka kujya. Reka nkugirire vuba. ahubwo muga ndakumva. uzi ko ngize amahirwe? mahirwe ki? hari ikibazo nari mfite none ubu ngiye kukikubaza. mbaza nta kibazo. harya buriya nk'umuntu arwaye indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, mbese nk'imitezi, nta bundi buryo umuntu yayivuza atiriwe ajya ku kigo nderabuzima? ahubwo si ibyo birashoboka Patrick? ntibishoboka se? none se ni gute umuntu yaguha umuti atabanje gusuzumwa na muganga? nyine ukagenda ukagura imiti ukanywa. muganga atabanje kugusuzuma ngo amenye uburwayi ufite? nyine umuntu aba arwaye nk'imitezi. wabwiwe n'iki se ko ari imitezi? ibimenyetso tu. icya mbere igihe wumva urwaye ni ukujya ku kigo nderabuzima kikwegereye bakagusuzuma bakamenya uburwayi ufite ubundi bakakuvura, naho kwivura rwose ntibyemewe. nibyo? ubundi se urarwaye? njyewe se reka da. none se kubera iki wari ubajije utyo? nyine ni umusore inshuti yanjye ufite icyo kibazo. arwaye imitezi se? ariko nyine atinya kujya kwivuza ku kigo nderabuzima, ahubwo aragenda akagura uduti muri farumasi, ariko nyine yanze gukira. numvira ni ukuri. none se iyo miti agura aba yayandikiwe nande? nyine aragenda akagura tu. numvira pe. umva ubwire inshuti yawe uti niba utagiye ku kigo nderabuzima ngo wivuze iyo mitezi bishobora kuzagukomerana bikakuviramo ingaruka zikomeye. umubwire ajye kwivuza ku kigo nderabuzima rwose. erega bimutera isoni. hakuguzi ko aho yanduriye iyo mitezi ashobora no kuba yarahanduriye virusi itera sida. ye birashoboka. none zose si indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? mana we. uzamubwire ajye kwipimisha ahubwo. ntibyoroshye ni ukuri. ariko se nk'uwo ni gutajya kwandura izo ndwara umwana ukiri muto koko? niba kwifata atabishoboye kuki atakoresheje agakingirizo? harya uti wari ugiye papa? mwana wanjye kumva urubanza rwa mushuti wanjye Stefano. umunsi nibwo aburana rero? ariko ubwo nyine ndavuze nti mbere yo kujya kurwo rubanza reka mbanze nkunyureho ngusuhuze ndebe nawe ukomeze. aha meze gutya nyine. sorry nani wambwiye ko utameze neza mwana wanjye. ndavangu nzashaka akanya nze kugusura. none se wafashwe ute? ubu se nabikubwira ngo iki papa? nibura se urumva woroherwa? yewe uko biri akira nkwihere utubuto. nuko da. ahubwo se niko karame wa mwuzukuru wanjye se yatangiye kurya? yujuje amezi 6 ubu natangiye kumuha imfashabere. niko kutambwiye se wa mwana we kujya uze gufata amagi umpera umwuzukuru? uzi ko iya nkoko yanjye isigaye itera sha? nibyo. noneho ejo nzohereza akantenga umumpera. iratera. yego rwose. ariko se sha kuko utambwiye kwa muganga bagusanze mwihe ndwara nyine? erega si indwara. ngo si indwara? ni inda. ngwinki? ni inda. erega narasamye papa, ahubwo byari ibimenyetso biriya. nuko mwana wanjye. ubwo ngiye kugira abuzukuru 2 ngo ukomoyeho. none se papa ubwo urumva bigushimishije koko? bitashimisha se? birashimishije cyane rwose. ahubwo ndagusengera uzabyari izo impanga nk'ebyiri. papa rega kubaho ni amaboko. ariko njye byabaye ntabyifuzaga. utabyifuzaga? ariko abana b'iki gihe mwabaye muti ubwo burere ninde wabuguhaye? urasubizayo umugisha? ubu se koko uyu mwana yaba angana atya ngahita amukurikiza? aha ubwo si byo washakaga rero? rwose byarantunguye. ahubwo se bigutungura bite? harya ngo murajijutse ra? nuko byagenze nyine. hanyuma se kuki mutakoresheje uburyo bwo kuboneza? niba mudashaka kubyara nyine ntutwite maze uvuge ngo umwana ntumushaka udeya. aha abantu mujijutse koko? abatajijutse baraboneza urubyaro bigashoboka nkaswe mwe. reka abuzukuru banjye bazi ubwo nyine ni umwana w'umugisha.
ariko mbega umugabo w'umugome koko yewe we Stefano yawe umugome rwose ndumva kiriya gihano cyo gufunga amezi 6 bamukatiye cyari kimukuriye rwose ariko ngukira ufungo ngwiki cyari kimukuriye rwose urabona se gufunga amezi 6 ari make na de wowe usi umugome ninde wowe usi umugome ninde Stefano nta soni umugome yaba ari wose utumye akatirwa kiriya gifungo njyewe na de wowe nyine rufu wowe ni njyewe utuma akatirwa se ni njye Nyiramariza yakubise umva njye ubwanjye nigiriye amahirwe yo kuvugana na Stefano akanya gato ngo niwe wagiye kumurega yabimbwiye di oya ninjye rwose ariko uzi ukuntu yari yaragize Nyiramariza iyo mugize ko si umugore wihaniraga si umugore we Nadi rekera itonde kwihanira se ninde ufite uburenganzira bwo kwihanira Nadi cyangwa ugira ngo kura kugendera ku kibando kwa Nyiramariza ari we wabyihangana wateredi ibyo byose byari gutuma ujyana Stefano mu buyobozi di bikaba bimugejeje no mu rukiko none bakaba mukatiye amezi 6 ubwo uramugiriye neza oya Nadi Stefano niyumve rwose yari yarabujije amahoro urugo rwe si n'urugo rwe gusa kandi ahubwo ni Nyarurembo yose umva mbese Nyarurembo yose hari undi muntu yageze agirira nabi hari undi muntu yageze ahohoterana mvara none se ugira ngo yabujije amahoro urugo rwa abaturanyi bo barayagira nizere ko aho hari amezi 6 agiye gufungwa azamusigira isomo Pachole mama hakuze ko kabaye agasore wa Ganza yararimo akura neza da disi kamaze gushyira amaraso ku mubiri nyuma yo kumukuza ibyinyo byari bimudukanye ceceka ushaka se wirwarira ubu nawe biraza kumugiraho ingaruka cyangwa shamba barire namenye ko warwaye ariko ntinda kuza kugusura kubera kubura umwanya pe birumvikananye erega uretse n'umwanya muri ibi bihe bya korona abantu ntibagipfa guhura uko biboneye yego shaho none se bude taramanye wafashwe uti nyine ncika intege nkazinduka nciragura mbese mfite agaseseme nawe urabyumva noneho yari malariya we uzi yagufasha ukuntu ivunagura ingingo zose reka malariya irarengana none se ubwo bwari ubuhe burwayi ubutekereze nawe nye gucira agaseseme cyangwa warasamye bude niko bimeze uravugisha ukuri narasamye rwose ubu ndatwite mana we ko waba ukabije gukurikiza Ganza vuba shabude ntutegereje nibura ngo umwana abanze yuzuze imyaka 2 koko nanjye sigeshanye byagenze biteze sha nanjye byarantunguye ngo bigutungura byarantunguye rwose guteze kubera ko nyine nahise nsama kandi ntabiteganyaga aguse bude karame mwakoreshaga ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro bw'abatengushye koko reka ntabwo gusa ukimara kubyara nta buryo na bumwe mwigeze mukoresha we reka ntabwo rwose kuko mana yanjye none se ubwo kumva utarashoboraga gusama koko bude ni ukuri njye numvaga hakiri kare cyane byose niwe wabyiteye rero rwose ceceka nanjye ingaruka ndazibonye sha tekereza rwose anye ngeze kugira iyi nda nsamye ntayiteganyaga hari Ganza ufite amezi make hari akazi nakoraga nyagasani ahubwo agira uti n'umugabo wawe mushobora kubipfa bude iyo mpamvu yonyine yabatandukanya pe nyine ibyo byose utangiye kubyara indahe kandi ubireba koko bude nta kundi rero sha ngaho ihangane ubwo ndimo kugerageza no kubyakira uzi ko nawe ubwawe bishobora kukugiraho ingaruka kuba warasamye umubiri wawe utari wakomera bude shasheri umbabarire ko nagutindije ubundi se ugwatindijwe n'iki koko Patrick ahora n'iki buriya nagiye kuza ngiye kubona mbona umukiriya ushaka kumwogosha arahageze nuko mbura uko mbigenza aba ngombwa ko mbanza kumwogosha nyine aha ariko we waramukunzi wanjye dore n'ubundi ndaje n'ubundi ni ikintu kimwe mwibariza ubundi nkigendera nta kibazo mbwira rwose ikintu wari umpamagariye nanjye ndashaka guhita nsubira ku kazi vuba hato bose atahagera agasanga ntahari ni ikibazo kimwe kandi uvugisha ukuri Patrick uko ubizi se hari ubwo njya nkubeshya koko mute Patrick karame urabizi neza ko ufite imitezi ukaba warayinyanduje ngo iki uzi ko wanyanduje imitezi reka da si ubwo wabikoreye iki Patrick njyewe ahubwo witekereza neza umuhungu mwaryamanye akayikwanduza ubwo ugiye kubihakana kuva naryamana nawe sara undi muhungu nigeze ndyamana nawe ariko mwagiye mwemera ko mwahemutse okay
wenda birashoboka ko naba nyirwaye. none kuki washatse ko turyamana nta gakingizo kandi uzi ko ufite ibirwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina Patri? Kubera iki koko? Nanjye ariko nari ntaremera neza ko ari imitezi ndwaye sha. Patri, nuko warakoze nta kindi. Nyine niba waranduye genda wivuze. Nanjye kuva aho menyeye ko nyifite ndimo kugerageza kwivuza mu buryo bwanjye. None nagira ngo bigende bite? Mutesi na Patrick baritana ba mwana. Burya koko ngo yomemenyera abanzi icyo nakoze igaheruka. Wewe wabagira inama yo gukora iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Mukomeze mugubwe neza mwe mukurikira ibiganiro by'Urunana. Uyu ni mwanya twabahariye aho tubasomera ibitekerezo mwatugejejeho. Njye ndi Bonane Jean Emmanuel. Ibitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi tugiye kubibasomera duhereye ku butumwa twandikiwe n'umukunzi w'Urunana wagize ati muraho bigisha bahora badukangurira ibyiza bidufitiye akamaro. Nimuhawe n'Imana Faridu basuhuza. Ndagira Mutesi inama yo kunyurwa n'ibihari kuko kwisumbukuruza byazatuma akenyuka yizize cyangwa akazabaho ubuzima bwose yicuza ibyo atagikosoye. Beni, natwe abakobwa turashoboye kubw'umuhate n'ubushishozi ugira, ndakubwira ko ushoboye kandi uzagera kure. Njye ndakubwira ni courage wige gukanika. Undi watwandikiye yagize ati muraho neza abarimu beza. Ni Rachel mu karere ka Kamonyi. Ndagira inama Mutesi ko yanyurwa n'uko ari. Ndagira inama Stefano ko yamesa kamwe akabana na Nadina cyangwa Nyiramariza aho kugira ngo babaze Nyiramariza. Undi ati mwaramutse, nitwa Vava ndi Ngoma. Stefano nawe arakabya, yahindutse akava kwa Nadine. Mutesi nawe wanze kunyurwa n'utwo afite nibamara kumutera inda nibwo azacugura. Undi ati Urunana turabakunda kandi tubashimira ubutumwa tubakuraho cyane cyane nkatwe urubyiruko. Mutesi na Patrick batwigisha byinshi pe, murakoze. Undi mukunzi w'Urunana ati ni Rutete Ishangi muri Nyamasheke. Ndagira ngo ngire inama Mutesi na Stefano. Mute, uri gukora wihishe, ejo bundi buri wese azabibona. Iyo telefone uzayishyura iherekezwe n'ingaruka. Stefa, nta terambere wageraho uhora muri ibyo. Ni wowe wibuza amahoro ushatse wakwitandukanya na Nadine. Undi bati Urunana muraho, nkunda ikinamico yanyu ariko mafite ubwoba bwa Cedric. Aho bizaba amahoro koko? Aha, sinzi. Ni Hakizimana ntuye Kabare, murakoze. Undi watwandikiye yitwa Mutoni Valentine. Yagize ati ndabakunda cyane kandi nezezwa n'ibyemezo byiza Benita afata. Nishimira ubutumwa n'inama nziza duha nk'abakobwa by'umwihariko Mutesi nubwo amunanira. Mutesi we, shimira ibyo ufite kandi ureke kwiyicira ubuzima kuko gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ubone ibyo ushaka. Hinduka rwose. None se numara gutwita cyangwa kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uko bizaba birangiye? Tuza ukurikize inama abavandimwe bawe baguha maze ureke imico mibi kandi telefone y'isubizo wayiguhaye. Mute, Patrick ni umuhungu utanyurwa, azajya ahora gukoresha ubusambanyi buri uko akubonye yitwaje telefone yaguhaye. Undi ati inshuti zacu ntimuhema kutwigisha. Gusa reka mbwire Mutesi ntiva mu byo urarikiye kuko nutiyitonda bizakugiraho ingaruka biturutse mu kumva ko icyo ushaka ugomba kukibona byanze bikunze. Hagarika kwicuruza rero. Reka nshimire umuryango wa Ruremesha ku rwego umaze kugeraho babikisha kumvikana. Ndabashimiye uburyo mukomeje kutwubaka natwe ntiduheme kubakurikira. Ni Egide Mutuyimana wo mu Ruhango umurenge wa Kinihira. Jean Baptiste Wiruri mu karere ka Gakenke ati mwaramutse neza abakunzi b'Urunana. Ndashaka kugira inama Cedric yuko akwiye kwitondera ubushuti afitanye na muganga Jackie kuko atari gusa ahubwo ashobora kwishora mu ngeso zidakwiye umwana wo mu kigero cye. Naho ubundi courage kuri Benita rwose afite amahitamo meza yo kwiga umwuga. Undi ati muraho barimo beza mudahwema kutwigisha iby'ingenzi mu buzima bwacu. Ni Oliva mu karere ka Kamonyi. Mumbwirire Mutesi ko amagara aseseka ariko ntayorwe. Naho Benita nabera urubyiruko intangarugero. Murakoze dukunda inama zanyu. Undi yatwandikiye agira ati dore mwafura mwe mundeke mbaho icyo nzenye, munkundire kandi muntumire kubw'urukumbuzi, mureke nge mbature ituro ry'umukinnyi w'umwaka wose ndetse w'ibihe byose akabindobanure y'ukuri, niwe wahigitse abandi bose. Ni Stefano nkunda ntamuzi, ntarabona nkumva yanyigisha. Akina neza kandi byiza, akina iby'ukuri, ndakamugwa mu ntege, ndakamukorera mu ngata abandi barambiwe, uko akina siko ari, ahubwo akubita umwotso aho ubereye hagashya maze akavura benshi. Uwama nkageraho muri, kubaho muri byo nagatangaza. Reka dusoze ubutumwa twabasomereye uyu munsi dusoma bw'umukunzi w'Urunana wagize ati muraho neza. Ni ukuri turabakunda, ariko Mutesi nagabanye imyumvire mibi yo guca mukuru w'intege, ahubwo Benita nakomerezaho. Jackie nawe sigaho gushaka gushuka uwo mwana. Murakoze ni Zuzu Ibumbogo muri Gasabo aho bita Igishaka. Naha dusoreje ubutumwa mwatwandikiye muvuga ku nkuru zagarutsweho mu Runana muri iyi minsi. Turabashimiye.